Ibra, waba uzi neza uko urunyagirije ubuzima, waba uzi neza urukundo nagukunze, nkagukunda nkakuha ibyanjye byose, narangiza nkakwandikishaho kampani papa yansigiye, umugabane munini nkawugira uwawe ngira ngo ndinde icyubahiro cyawe. Waba utekereza ukuntu my God. Okay, fine, ndatekereza ibi byose byari umupango wawe, sibyo? Ibra, umbwije ukuri urankunda cyangwa wari uzanywe na business iyo maze kubona nona? Okay, ndavuze ngo fungura urugi mpita nisohokera. Nta soni, uramfungirana se ubundi urabona inzu yawe nayimaramo iminsi ingahe? Hari umunsi n'umwe wigeze umenya ubwambure bwanjye Ibra? Hari umunsi n'umwe? My God, I can't believe it. Ibra, uramemukiye. Nari nzi ko nkundana n'umuntu muzima ariko n'ikirusha. Nkundana n'ikirura kigendera. Uri ikiruru, uri umugome, uri umuhemu. Oh my God. Gusa reka nkubwize ukuri, ibi ngibi ntabwo byagarukira, right? Reka ndirengagize ko ibi byose byabaye. Fungura urugi nisohokere. Fungura urugi nsohoke, Ibra. Reka mbasuze kandi mbaye ikaze mu munsi mo kubana natwe mu nkuru yacu y'umunsi. Ni inkuru y'urukundo ariko kandi inkuru y'ubuzima, ni inkuru ikubiyemo amasomo menshi cyane, amasomo yaguhindura ubuzima kubera ko ni inkuru ishingiye ku byabaye. Ni inkuru y'umuntu wadusabye ko twayibagezaho nk'uko bisanzwe. Tubabwira ko mushobora kuduhamagara cyangwa se mukatwandikira tukavugana. Waba wifuza gusangiza inkuru y'ubuzima bwawe cyangwa se inkuru runaka yakubayeho ku buzima bwawe, ukaba watuvugisha ukayitugezaho kugira ngo natwe tuyigeze ku mbaga nyamwinshi abadukurikira kuri Mimedia Empire. Sinabura kubwira ko isemo neza rero guhitamo Mimedia Empire kubera ko uyu munsi inkuru twakuzaniye ni inkuru ishingiye ku byawe nk'uko twari tubivuze, ariko kandi itari uko yavuzwe cyangwa uko yabagejweho ntabwo biri 100% y'ibyabaye kubera ko hari ibyo tuba twahinduyemo nk'uko uwayitugejeho aba bidusabye cyangwa se yabidusabye, bijyanye no kuba twahindura amazina ye, bijyanye no kuba twahindura bimwe mu byo yatubwiye runaka ariko tukabisanisha n'ibyo dushyizemo cyangwa tubihinduriyemo kugira ngo byibura tubashe gusigasira cyangwa se kurinda umutekano we, kubera ko hari ubitugezaho akatubwira ko atifuza ko hari umuntu wamenya cyangwa se ari umuntu mu baziranye yamenya ko iyo nkuru ari we yabayeho. So ndahaye ikaze rero nanone mu nkuru yacu y'umunsi. Ni inkuru y'ubuzima ariko kandi inkuru y'urukundo kubera ko ishingiye ku buzima bwa muntu ariko kandi ikaba inashingiye ku rukundo rw'abo bantu banyuze muri ubwo buzima. So ni kuri Mimedia Empire nk'ubusanzwe tubagezaho inkuru zitandukanye. Hari ubwo tubagezaho inkuru y'urukundo yonyine cyangwa se tubagezaho inkuru y'ubuzima yonyine. Uyu munsi rero twayizanye cyangwa se twazanye inkuru ikubiyemo ibyo bintu byombi. Inkuru yacu tuyitangira ahantu mu nzu. Ni inzu ubona nziza cyane isize amarangi meza, iri n'ahantu heza ku muhanda, ahantu hari view nziza kabisa. Hanyuma harimo abakobwa bari baganira, umwe yitwa Lindy yitwa Miki, barimo baraganira bicaye muri salo mu ntebe nziza cyane, ariko kandi uko baganira ni uko bari gufata icyo kunywa banareba amakuru kuri televiziyo. Diri yahamagaye Miki ati, Miki, waba uzi neza ko bya bintu namaze kubikora, namaze gufata umwanzuro ubu neza ku wa gatanu utaha avoka wanjye azaza kunsinyira, hanyuma imigabane ya indi yose nakuyeho ayishyire kuri Ibra kubera ko ndashaka gusha Ibra, ndamukunda, ntabwo wabyumva Miki, mbese sinzi ariko nyine ndabizi ko nawe nkunda bitewe n'ibyangaragariza. Yes, so niyo mpamvu rero ibintu nabikoze kugira ngo ndinde icyubahiro cye, kandi nitubana nk'umugore n'umugabo n'ubundi mitungo ni nkaho nzaba nyisubije. So urumva rero nta kibazo kuba nabikora cyangwa se kuba namuhereza umugabane munini ku ijana. So nagumanye 10% muhereza 90% kugira ngo nyine byitirirwe ku ruganda rurwe, hanyuma nanjye nyine bitse nkaho ndi nk'umukozi we cyangwa se ndi umwe mu bakozi b'urwo ruganda, ariko cyangwa se bigafatwa nkaho ndi umushoramari ariko washoyemo imigabane mike. So namuhaye imigabane rero 90%, njye nsigarana 10%. So numvaga nshaka kubikubwira rero, nabikoze ejo, nabigiye ejo, byarangiye ejo. Igisigaye nuko avoka wanjye azaza akadusinyira
ku wa gatanu utaha tuzabikora mu masaha y'ikigoroba akazi karangiye. Ariko Lily, uri inshuti yanjye, waramfashije. Si no kuvuga ngo uri inshuti, ahubwo uri nk'umuvandimwe. Ntabwo nari mfite aho kuba, urabizi ubuzima nari mbayemo, naricuruzaga, ariko nabikoraga kuko ntabikunze, ahubwo yari ubuzima. Byose nabitwaraga kubera ubuzima gusa. Imana yarakumaye cyangwa se yamuje nawe kugira ngo umbere umubyeyi, umbere umuvandimwe, aho umuryango wanjye utabaye ariho wowe uba. None niba wumvishe neza, nkubwiye ko ngufata nk'umubyeyi. Uri mama, uri papa, uri umuvandimwe wanjye, uri inshuti, uri byose byanjye, kubera ko ubuzima ndimo cyangwa aho ngeze ni wowe mbikesha. Ese Lily, ntabwo wenda ari ukukwivangira mu buzima, nta nubwo ari ukukubangamira ku myanzuro yawe, ariko urabizi neza ko ujya gufata iki cyemezo cyangwa se ujya gufata uyu mwanzuro, ndavuga ubwo kutangira kuwutekerezaho, nari nakubwiye ko ari ibintu bidakwiriye. Ndakubwira ni byibura kuba wanze kunyumva, that's fine, ushobora kugerageza ukazakuramo, wenda ukazagereranya byibura n'utanga imigabane yawe yose y'uruganda papa wawe yagusigiye, ukamuhereza byibura 50%, nawe ugasigarana 50%, ku buryo niyo yaguhinduka. Erega abantu turi abantu Lily, why don't you think about that? Kubera ko umuntu ni mugari Lily, ashobora kukwihinduka, byibura kwihindutse ufite 50% y'imigabane bya rura ruganda, nawe afite indi 50%, mushobora kugabana mukanganya igihe nyine akwihindutse. None se aramutse akwihindutse ufite iyo 10%, urumva ubuzima bwawe butaba bukurangiranye. Uravuga ngo aragukunda, nibyo, nta nubwo mbihakana, bitewe n'uko mubingaragariza, nanjye mbajya mbafatiraho urugero rwiza, bavuga ni abantu barakundana, they are my role models. Ariko ujya utekereza neza nyine ko umuntu ari umuntu. Uriya si umugabo wawe, ntabwo mwari mwabana, ntimurasezerana, usibye kuba mukundana gusa, nta kindi kintu washingira uvuga nyine ko muri kumwe 100%. So tekereza neza rero ku mwanzuro cyangwa se ku cyemezo wafashe, urebe ukuntu wabigenza, byibura usigarane 50%, hanyuma Ibra nawe umuhe 50%. Usibye ko numvaga ngiye no kuyimuhereza bitari ngombwa. Wenda waravuze ngo kuba wamuhereza cyangwa se wamwitirira rura ruganda nibyo byamuha titiri ikomeye, agafatwa nyine nk'umunyacyubahiro, kubera ko umugabo nyine ari we muntu wakabaye ari we ufatwa nk'umunyacyubahiro, nyine umugore agakurikira. Ariko njye ntabwo ariko nabitekerezaga, ntabwo tubyumva kimwe. Nyihanganire, ntabwo nshaka kwinjira mu buzima tutananyirukana, mvuga ko tutagomba kongera kubana kandi ari wowe umfatiye runini. So njye nzakomeza nkora akazi kanjye wamaye ko kuba umusekreteri mu ruganda rwawe, ariko mu by'ukuri ni inama nakugira. Wavuze ko ari kuwa gatanu w'icyumweru gitaha, ndatekereza rero buri cyumweru kimwe kizagire witekerejeho neza, ufate umwanzuro nyine udahubutse, kuko ndi kumva ubu ngubu wahubutse rwose. So ndabizi iyo mvuze kuri ibintu tujya dutongana hafi impaka zango turwane, rero sinshaka ko tubitindaho. Ni igitekerezo nari muhaye ko warumvugishije kuri ibyo bintu. Reka njye kwiryamira duhuke, ejo turazindukira mu kazi, dore dufite abashoramari bazaza kupiganirwa isoko. So ntabwo nshaka kuzakererwa rero, nubwo ari wowe boss lady wanjye, ariko ntabwo najya nitwaza ko tuziranye ngo nice akazi. Ngomba gukora akazi uko bikwiye, kubera ko ndashaka kuzakwitura neza wangiriye, nkagira aho mvana uruganda rwawe, nkagira aho ndugeze. So thank you ku gitekerezo wari umpaye, nanjye nicyo ngicyo nakunganiraho, ariko unyihanganire niba mvuze nabi. Gusa numvaga bitari bikwiye ko wahereza Ibra imigabane ya rura ruganda 80% vraiment, 90 nako niyo wavuze, none wowe umusigarane 10, ntabwo byumvikana. Muri ako kanya bari kuganira, Lily ahita asa nkaho uhindutse mu isura, hangiza akabwira Mikati, nari mbizi ko n'ubundi nta kintu ujya unshyigikiramo, cyane cyane ku bijyanye na Ibra. Sinzi impamvu Ibra utamukunda, sinzi impamvu mushidikanyaho, wagira ngo wari waramukunze, wagira ngo naramugutwaye. Wapi Lily, ntabwo Ibra amukunda pe, nta nubwo mvuga ngo wenda naramukundagura mu ntwaro, no. Ikindi kandi urabizi nanjye mfite boyfriend, ntabwo bivuze ko rero Ibra rwose mukeneye, nta nubwo bivuze ko ndi kumukwangisha, ko ntabwo namukwangisha ngo nkunde, nta nubwo yankunda, urabizi, ariyemera, ariyumva,
mbese bundi sinzi n'impamvu rega umukobwa nkawe ukundana n'umutipe nkuriye, umutipe wiyemera wiyumva se ubundi ujya ubibona. Uzi ko hari igihe dusohokana twese tugiye mu karuhuko nk'abakozi ba kampani, hari igihe bakunda gufata, bakunda gusuzugura, ukuntu aba yiyemeye ku bantu n'abakiriya, kandi abakiriya bari abantu bagomba gufata neza byibura kugira ngo bajye bakuzanira ibintu bizima cyangwa se bakomeze kukugana. Ndavuga abakiriya b'abashoramari bacu tujya tugira baturutse hanze. So ujya ubona ukuntu abitwaraho. Man, Ibra ari umwiyemezi, sinzi impamvu utabibona. Ntabwo umukobwa nkawe witonda, umukobwa mwiza ufite amafaranga papa yagusigiye wajya kuyategeza umurezi nkuriya man. Mbabarire ndanamutse ariko sinzi nuko nabyumvaga. Bye Lily, ugira ijoro ryiza, usinzire neza, urote neza. Ariko wite ku byo nakubwiye. Ndizera neza ko nuramuka witekerejeho neza bishobora kuzatuma uticuza umwanzuro waba wafashe utandukanye n'uwumbwiye nonaha. So see you, Imana ikurinde. I love you my sister. Njye kuryama ndananiwe. Meka ahita asigarira muri salo agiye kuryama kuko abananiwe cyane. Hanyuma naje atahaguruka akajya kuryama ari kubona isura ye yijimye ukuntu. Hanyuma agenda yitonganya ati ariko kari agakobwa Mana nyagasani, harya ngo umuntu umuvura ijisho akari gukanurira. Maze kumukiza, maze kugira aho muvana naho mugeza, none atangiye kujya nsuzugura, akumva ko n'ibitekerezo cyangwa imyanzuro nafasha agomba kwihindura. So ako se nanone wa mugani ibintu ngiye gukora nibyo, gufata imigabane 90% nkayihereza Ibra tutaranasezeranye ngo nuko dukundana wenda twenda gukora ubukwe, ariko ntabwo turabukora. So si ibintu wa mugani singiye guhubuka, wazayimuhasi twaramaze kubana. Kibazo se ko mbona kubana kwacu bikirimo akavuyo hakiri igihe kinini, kandi no kumuha imigabane ari ukugira ngo byibura azagaragare neza cyangwa se agaragare nk'umuntu w'umugabo nyine tubane. Ariko it's fine, Ibra ndamukunda, ndatekereza atamemukira. Reka njye kwiryamira, ndumva nanjye ibitotsi binyishe. Nzabikora, ikizaba kizabe, nzanka umutima ugane w'ababivuga. Kanigiye kuryama. Rirahita ajya kuryama ariko wumva afite ibitekerezo byinshi bisa naho nabo umwanzuro ari gufata batawutekerejeho neza. Ni umugabane cyangwa se ni imigabane abashaka guhereza umukunzi we aba yitwa Ibra, hanyuma kandi akaba yifuza kumuha umugabane cyangwa se imigabane iruta iyo we yasigarana, aho aba yifuza kumuha imigabane ingana na 90%, hanyuma agasigarana 10%. Gusa inshuti ye bimubwira ko atabitekerejeho neza, ariko kandi kanamusaba ko yakongera agatekereza. Nyuma y'icyumweru kimwe rero, ijoro ryo gusinyira ya migabane riragera. Hanyuma aba ari akarori gato bakoresheje, akarori ko mu rugo katarimo abantu benshi, abantu batarenze 10, inshuti za Ibra, inshuti za Lily n'inshuti za Miki nkeya. Hari n'abakozi bake bakorana muri rwa ruganda. Lila yatumiye umwavoka we, aramuhamagara akaza imbere nyuma y'uko bamaze kwiyakira no gusangira icyo kunywa. Abari mu kagoroba bisa nkaho ari akarori bakoresha ariko kadakomeye cyane. Hanyuma riragahita abwira abantu bose bari aho ko impamvu yabatumijeho ngo baze basangire ari agakorwa gato yashaka gukora. Icyo gihe ababwira ko imwe mu migabane yo mu ruganda rwe 10% ari ibye, hanyuma 90% akaba ibya Ibra. Agahita abwira abantu ko n'ubusanzwe uruganda rwari urwa Ibra atari urwa Lily, ariko yarababeshyaga bagira ngo bafate ishusho ya Ibra bayibonemo umuntu ukomeye, hanyuma bigaragare ko nawe yari yahawe akazi mu ruganda rwa Ibra kandi uruganda rwari urwa Lily atari urwa Ibra. Ibyo ngibyo riraba bikoze kuko akundana na Ibra kandi aba yumva ko bazabana. Avoka arabasinyisha, yarangiza akahita yigendera ababwira ko afite akazi kenshi agomba gukora n'ubundi, abandi bagasigara basangira banishimira ibikorwa cyangwa se igikorwa kibayeho. Ku ruhande rumwe abantu baba bari aho bake baba bishimira ko Ibra hari imigabane ingana n'10% mu ruganda rwe, akaba yihaye Liliane. Ariko ukuri kuba kuri hagati ya Lily, Ibra na Miki. Baba bizi neza ko uruganda ari urwa Lily, ahubwo Lily ari butanze imigabane kuri Ibra amuhaye imigabane ingana na 90%, bagasigarana 10%. Ariko baba babicuritse bakabeshya abantu baje aho ngaho ko Ibra ari butanze imigabane. So ibyo ngibyo riraba yarabikoreye kugira ngo reme icyubahiro cyangwa se
afate Ibra cyangwa agaragaze Ibra nk'umunyacyubahiro, nk'umuntu w'umugabo nyine uzamushaka, ariko abantu benshi ntabwo baba babizi, cyangwa se ababa batabiriye aho ngaho muri ibyo birori ntabwo baba bazi ko ari uko bimeze. Mu gihe kitarengeje amezi nk'atanu, Ibra atangira guhinduka bigaragara, aho atangira kujya asuzugura Lily. Ahangaha yari amusanze mu kazi, afungura umuryango amunyuraho atamusuhuje. Ndavuga Ibra yasanze Lily mu kazi ku ruganda rwaho bakorera, hanyuma arafungura umuryango amunyuraho atamusuhuje nk'uko byari bisanzwe. Hanyuma Lily ati, Ibra twararanye se ko mbona utambuka ukagira ngo ntabwo tuziranye? Uziko niyo twaba tutaziranye ushobora kwibura kundamutsa ukava waramutse niyo utankora mu ntoki. So umuntu usanzwe unsuhuza kaza kiss kwitama cyangwa se ahandi, cyangwa ukampobera kuri iyi nshuro, nibiki byagufashe? Wabaye iki? Ninde wakuvuze nawe ukibyuka ko mbona utari Ibra nsanzwe nzi? Ibra aho kumusubiza aramureba, hangiza akamwenyura, agahita yinjira muri office ye akajya gutangira akazi. Diraba yahindukiye ari kumureba ukuntu ari kwitwara, ari gukomeza ajya muri office, nawe agahita ahaguruka akagenda akamusanga muri office ye, akamubwira ati, Ibra nizere ko atari wowe ndi kubona, none se naba nagukoze iki gituma unyitwaraho gutya? Niriye kosa naba nagukoreye kugira ngo byibura ngusabe imbabazi? Ibra, what happened? Okay, yaba ari uko se nakwise Ibra, wenda nari nsanzwe mwita andi mazina atari ayo ngayo, amazina y'abantu bakundana. Gusa ndatekereza ibyo twarabivuganye, twarabyumvikanye ko atari ikintu kabaye kidutera cyangwa se gitume hari ukurakaranya hagati yanjye nawe. Ibra, shiri, what happened? Ibra arongera akamwitegereza, ntabwo nagira ikintu avuga. Ahita areba mu mashini akandikamo ibintu bike, arangiza akongera kubika screen yayo, agahita aca kuri Lily, agasa nk'umukubise urutugu asohoka. Rirarumirwa akibaza biri kubaho, niba wenda byaba biri kuba byanyabyo cyangwa ari kurota, ariko ntabitindeho, akavuga wenda abasanga ari stress yagize, ari buze kumubwira icyabaye nyuma. Ahita akomeza akigira mu kazi ke, na Ibra nawe agakomeza akajya mu bye. Hanyuma mu ijoro ryo kuri uwo munsi, abantu bose batashye bavuye mu kazi, Ibra aba ari kuri telefone ari kuvugana n'undi muntu, bari kuvugana mu kiri mutamenya. Hanyuma mu kanya gato Ibra akava kuri phone akavuga ati, ariko abaginga nabo bakoresha umuntu nk'aho atari umuntu, wagira ngo bamufata nk'irobo. Ubu igihe cyose nabohereje amavideo ntabwo bashima. Hasi nari nzi ko ibintu nabigiyemo nzakuramo amafaranga afatika nanjye ngikorera business yanjye, none ndabona batangiye kurya. Uziko ari ukuturya imitsi gusa. Jewe bitatinze ndabivamo, dore n'ubundi kari agacucu dukundana ngo niriri kamaye imigabane myinshi mu ruganda rwa se yamusigiye. So reka nze ahubwo aka kazi nkavemo, birabe bwa mbere n'ubwa nyuma mbahereza amavideo, hanyuma mpite nikomereza nkorere muri rura ruganda. Ikibazo nuko mbona narwo rutakibona abashoramari bafatika, ndebe ko hari aho rwazangeza. Ariko riri n'agacucu, uko nibagiwe kujya gusereburira ko nabonye imigabane myinshi mu ruganda. Riri si ubundi karana ko nta gacucu kabisa, kandi ubukazi ngo ndagakunda. Ndetse ndaje nzamukosora ubundi atangiye yirukanka ku gasozi. Ariko ubuse video noneho yo nzayikura hera, kari akagoryi kanze n'inshuro n'imwe ko tumarana ijoro rimwe, none kakumva ngiye nabana nako. Ubundi kakumva ngiye namara iminsi 3 cyangwa icyumweru nta muntu ndahura nawe. Burabwiza bwe nta kintu kamarira, kakumva ubundi bwo kamariye iki? Niyo mpamvu rero ngomba kumurya imitungo yose, namara kwimurya nkajya kwibera mu kindi gihugu kagasigara kangarira ahangaha. Sye muri ako kanya Ibra ahita afunga phone agahita aryama, ari kubona nawe yajagaraye mu mutwe. Ubwo Lily nawe aho yarari ibitotsi byari byabuze, ari kwibaza uko Ibra yamwitwayeho kare. Aragenda agakomangira Miki ku cyumba araramo. Miki akaza akamufungurira ati, Lily, saa 5 z'ijoro uzigejeje ukicaye? Se nta mahoro ko nkanguye, nta mahoro ko nkomangiye, niki cyabaye? Hari ikibazo ufite? Urarwaye se nshaka ko tugera kwa muganga? Lily aramwitegereza, yarangiza
akamubwira ati tugende twicare ku buriri ndashaka tuganire. Baragenda bakicara ku buriri, ubwo bari kuvugana bagihagaze ku muryango. Bamara kwicara Rira ati sha Miki, waba uzi neza ko ibintu wambwiye bishobora kuba bitangiye kuba? Miki ati ibiki? Ko nkubwira ibintu byinshi, yaba iby'akazi yaba kuganira bisanzwe, none ni ibiki bitangiye kuba naba narakubwiye? Rira ati sha Miki, uzi ibintu byambayeho kare, Ibra yansuzuguye, Ibra sinzi, okay, nta nubwo mfite aho kubihera, ntabwo mfite, gusa oh my god, okay it's fine. Ndashaka kukubwira ko Ibra yahindutse, Ibra yabaye undi muntu, nibyo nashaka kukubwira, uramuke kanjye kuryama. Rira ahita ahaguruka ku buriri, ariko Mika agahita amufata akaboko akamukurura akongera akamwicaza ati Riri, ndabizi neza iyo umeze neza hari uko uba umeze, hari ishusho nkubonamo, ntiyo utameze neza ndabibona. Muri aka kanya rero ntabwo umeze neza 100%, nshakana navuga ko ari 110%, ntabwo umeze neza biragaragara. So Ibra ngo yahindutse gute? Ibra ariko rekana ko mbyirengagize, sinshaka kubitindaho kugira ngo nkomeze kugutera urushinge mu misonga yawe, gusa nari narabikubwiye, ariko it's fine, subizi ko nzi ubwenge, ndaje ntekereza icyo twakora, ataguhindukana nyine uko yiboneye, sibyo? Ataguhindukana uko yiboneye, humura ndaje ntekereza icyo twakora. Ntabwo ngusetsa, ariko nagusabaga kujya kuruhuka, uryame neza, usinzire kandi. Okay, cyangwa se ngwino urare hano, menye nguraye neza, cyangwa se byanze tutaza no kugira ikibazo ntagire ubimenya, kandi uri kumwe n'umuntu mu nzu, rara hano, hanyuma ndagusabye usinzire utuze, ndaza kugira icyo mbikoraho. Ntabwo Ibra yagutwara uko yiboneye n'ibintu byose wamukoreye cyangwa umukorera ngo mwemerere. Erega ngufata nk'umuvandimwe, narabikubwira, umubyeyi, yes, uri byose byanjye. Aho wankuye ku muhanda ndahaza, aho nakabaye ndi, cyangwa wasanga nari kuba naranapfuye, ariko ntabwo ariko byagenze. So I appreciate that. Niyo mpamvu rero mvuga ni ntacyo nazagukorera mu gihe nyifitiye ubushobozi cyangwa se mu gihe nyiriho. So tuza rero wumve ko turi kumwe. Mika yihanganishije Riri, ariko n'undi ukabona Riri aracyafite akantu k'umwijima mu maso. Nyuma y'igihe gito Riri aba yicaye muri ofisi aho asanzwe akorera akazi, hanyuma Ibra akinjira ati Riri ati karame Ibra, nagira nkubwira ko abantu wari watumiye bazaza muri iriya weekend baje kwishimira intsinzi uruganda rwagezeho bitagikunze, ubahagarika cyangwa babuza kuzaza, ukabahereza undi munsi nko mu kwezi kundi kuzakurikira, kubera ko ntabwo mari, hari ibyo ndimo kwitaho, ntabwo mari, ngiye kuba ngiye hanze y'igihugu gatoya, hari business zihutirwa zinjyanyeyo, ubwo ndashaka ko kiriya kirori kizaba ari uko mvuye hanze ubabuze. Yes, nibyo nashaka kubwira. Ubwo atarangiza kuvuga Riri ahita avuga ati Ibra, ntabwo bishoboka kubera ko buri kimwe twamaze kugitegura, amasare arateguye, mbese sinzi uko nabikubwira, ariko umve ko bidashoboka pe. Abantu bose barabizi ko ikirori kiri kuri uriya munsi. Ntabwo bishoboka, wenda sinzi birashoboka, ahubwo ko nibyo cyaba ikirori ushobora kutazakibonekamo, ariko utanakibonetsemo byaba bigaragara nabi, kubera ko ni wowe bazaba baje n'ubundi kureba, nta nubwo hazashimira abakozi b'uruganda kandi nyir'uruganda ahari. So ni gute rero tuzakora ikirori udahari Ibra? Subika izo gahunda ugiyemo, ahubwo wowe uzazigemo muri icyo gihe. Riratarangiza kuvuga nawe Ibra ahita amuca mu ijambo ati ariko uratekereza cyangwa kabiri kange mvuga ukamvugiramo? Nakubwiye ngo uhagarike iriya gahunda, abantu bari kuza ubabwire ko bitagikunze. Ikindi kandi nta bintu ngomba kuvugana nawe, ntabwo nje kukugisha inama, ntabwo nje kukuha igitekerezo. Yes, nari nje kukumenyesha, nizere ko wumvise, kora akazi kawe. Ikindi, ya raporo nagusabye ku munsi w'ejo ntabwo yuzuje ibisabwa, ndashaka gukora indi ukayinzanira mu kanya bitarengeje iminota 30.
nabo abakozi bandi twari twashyizemo bashya hari umwe bambwiye ko babonanye ikibazo cyihariye ubwo nabyo bikurikirana byiteho njye nta mwanya mfite muri iyi minsi hari ibyo mpugiyemo gukora mbikubwiye ejo cyangwa ejo nshobora kwisanga nagiye hanze so ibyo rero bizirikane. Ibrahita asohoka rero agasigara yumiwe ubona agiye nko kurira atangira gutekereza ati ariko harya iri shyano buriya sinjye wari ryikururiye nsigaye nsuzugurwa nkasuzugurwa mu mitungo yanjye ya data ntabwo ibintu bishoboka ntabwo byumvikana pe. Reka mbyirengagize nkomeze akazi ariko ndabona bigiye kunsaza neza ntabwo ibi byazavamo. Ibra ndamukoze ubukwe akansimbukana Ibra oh my god none se nibundi niki nakoze cyangwa se nkuko Miki yabimbwiye ubugoryi bwa mbere nakoze ni ukumuhereza imigabane myinshi kurusha iyo nafashe gusa wamugana ubundi ibintu nakoze buriya naratekereje cyangwa rirakomeza kwibaza ibintu byinshi ariko agahita akomeza gukora n'akazi. Hanyuma amasaha yo gutaha ageze rirafata imodoka akerekeza kwa Ibra aho kwerekeza mu rugo iwe yagerayo agasanga Ibra ntabwo yari yahagera umuzamu wa Ibra akamufungurira arinjira agahita ajya muri dushe kwa Ibra haba hari garde-robe irimo imyenda myinshi y'abakobwa ntabwo riri yari kubura icyo ahindura kubera ko n'ubundi si ubwa mbere yari ahaje yarasanzwe aza akaba yaruhukira. Rero yaroze ahindura imyenda arangije atajya no mu gikoni atangira kugira ibyo atunganya. Mu masaha make Ibra nawe yahise aza amaze kuhagera abaza Zama ati iyi modoka ko mbona isa nk'iya Lili yaba ari hano? Zama ati yes Lili ari hano yaje nk'ibisanzwe urabizi ko yasanze udahari n'ubundi se kari nk'iwe namuhaye karibu nyine nayimwimye sabwo ko yanyirukana ubwo rero sinzi yenda niba mutari mwavuganye ariko ari hano hamaze nk'amasaha 2. Ibra arimyoza yarangiza agahita yinjira mu nzu Zama agasigara afite ubwoba ati noneho boss aranyica ariko se kuba usanzwe nsanzwe mpa Lili karibu kandi rero umuntu yambwiye ko nzajya muha karibu n'igihe adahari hari ikosa nakoze. Akomeza kubyibaza ariko agahita yikomereza akazi ke. Ibra nawe yinjiye mu nzu yarangiza agakuramo imyenda akaba agiye muri dushe Lili ntabwo yamenye ko yahageze. Mu kanya gato Ibra amaze kwitunganya ahita ajya muri salo agafungura televiziyo yirengagije yagira ngo nta n'umuntu yasanze mu rugo iwe. Lili amara guteka yarangiza nawe akaza muri salo aje kuba aruhuka kugira ngo akomeze ategereze na Ibra agakubitwa n'inkuba asanze Ibra yicaye muri salo ati sheri vite agenda akamusoma ku itama ariko na Ibra atabyitayeho akamubwira ati waje ryari cyangwa naje ahangaha uhari ariko se namara amasaha angana gutya ntarakubona? Ati viteze ko mbona utishimye urananiwe. Ibra aramubwira ati ntananirwa se ntabwo mba mvuye mu kazi ntabwo mba nakoze. Lili ati ariko kubera icyo usigaye uvuga nabi buri munsi muri iyi minsi wabaye iki ko wahindutse 100% wabaye iki? Hari kosa naba narakoze byibura ngo ngusabe imbabazi usigaye mbwira nabi bikambabaza bazi uko ndara amajoro yose nasinziye ndi gutekereza kuri wowe nibaza ikintu twarapfuye abizi nagusabye ko twapanga ubukwe tubana ariko wenda kunkubita ibintu byose birazamba mu kazi ntabwo bikigenda neza. Ibra what happened? Ibra aramubwira ati Lili ndananiwe ntabwo nshaka umuntu stressa kora ibyo ukora ibyakuzanya aha nimara kubikora utahe nkuko bisanzwe jewe undeke nshaka kuruka iminota mike nkajya kuryama. Lili aramubwira ati sheri nari maze gutegura ibyo kurya nifuje ko uyu munsi twasangira ibya nijoro Miki yari yansabye uruhushya ntabwo ejo azaboneka mu kazi hari umushuti yagiye kureba yagize anniversaire yari yansabye ko yajyayo hanyuma ejo ntazaboneka mu kazi akazaza nijoro ejo akazakora ejo bundi. So rero navuze ntabwo najya mu rugo ngo njye kwisangiza ndavuga reka nzahangaha amanyure dusangire ya. Ibra atamubwira ati nta biryo byawe nkeneye it's fine ndahaze niba wari ukeneye kurya ibyo watekeye ahangaha genda urye naribi nuhaga uhaguruka ugende n'ubundi nk'uko usanzwe utaha n'ubundi wanze kundaza n'inshuro n'imwe so kora ibyo ukora vuba rero nkeneye kuruhuka kandi nawe uraruhuka kugira ngo uzakore akazi kawe neza ku munsi w'ejo
ubwo rero utambangamiye kuko nanjye sinigeze nkubangamira, ibintu byose ubikora utuje, ntongere kuza kumbangamira umpagarara hejuru, turumvikana? Ndahita yindukira akagenda agafata ibyo kurya akabizana akaza iruhande rwa Ibra, azamura ibiryo ku ifoka akamutamika, Ibra akamwihorera, ahita akubita ku kaboko ka Riri ibiryo yari afite bigahita bimucika bikagwa hasi, yarangiza akitegereza Ibra mu maso akumva abuze icyo avuga, ahita ahaguruka akajya kuzana ibikoresho ngo akore isuku ahantu hari yamenetse ibyo kurya. Fone ya Ibra ihita isona ariko Riri abataragera kure cyane, aba ari nimero imuhamagaye, nimero atazi. Ibra akitaba ati uravugana na Ibra? Wari umuhamagaye nawe ati Ibra mujinga we, uranyibwira suzi ko nkuhamagaye ntakuzi, ahubwo wakabaye mbaza ngo ngende indi uguhamagaye. Umunsi naguhaye warawumvise cyangwa ntabwo wawumvise? Narakubwiye ngo nibirenga nzahita ngushyira hanze cyangwa se ako gatwe tugakureho, urumva? So urasabwa video imwe yihuse, numbaza uyikura niba utayifite ushaka kubigenza, kuko boss amereye nabi. Urabizi nanjye singewe rega, boss abamereye nabi nanjye nkaza kugutesha umutwe. Ubwo rero nutamereza iyo video umenye ko ibyanjye nawe birabirangiriye. Barankuraho umutwe ariko mbere yuko babunkuraho ndabanza nkureho uwawe kubera no urawunyicishije. Urumva wa mujinga we? Riri aba yahagaze ariko Ibra atamubonye, Riri agahita akomeza agatega amatwi ibyo ari kumva kuri fone. Ibra ahita abwira uwo muntu bari kuvugana ati umva mubwire ntakubeshye, ejo bundi hari igikobwa mperutse kuzana kinyangiriza ibintu byose uko byakabaye. Rero nibi video nagifashe flash disk yara crashing man, wumve ngo ntabyo nyifite pe, so nihanganira basi. Okay, hari kamera mba narateze ahantu muri dushe, hari agakobwa dukundana kaza kunsura rimwe na rimwe, za video nyine ziba zidakaze, urumva kaza kunsura ariko ko kanze ko nyine turyamana, karifashe ngo nawe gashaka kubonana n'umuhungu ngo katare kashakara, ngo gategereje ko dukora ubukwe kandi n'ubundi singakunda, ntabwo neze gukora ubukwe nako kagoryi kantu katanaguhereza se. Rero nagateze kamera mani gateye neza, nubwo ari akagoryi ariko gateye neza vraiment, ntabwo wabyumva ni cyiza ariko nyine kigira nabi karanyimye, ntabwo tuba twumvikana neza. So za video nigeze kukohereza yari zako gakobwa, nagateze kamera rero muri dushe, aho iyo kaje kunsura nyine kajya kugira karuhuke ka spending igihe runaka kari kumwe nanjye kameze neza karuhutse. So uyu munsi rero nabwo kari gahari kandi ndatekereza kakoze kavuye muri dushe, reka njye kureba ko byibura ari amashusho ya kamera yafashe, none haba ariyo nohereza basi turebe ko uyu munsi wonyine warenga. Buse uwo boss nawe ari karakabije, amafaranga yanze kuyongera none bari gusaba ibirenze. So reka njye kureba ko nabona iyo video mbe nyiguhaye umujijishe nawe nk'umuntu mukuru, urabizi ko nenda kuza muri icyo gihugu nyine ejo bundi tuzabipanga ibindi neza. Ikindi kandi ntongere kumpamagara uko wiboneye cyangwa umamagaza iyo nimero ubonye, ujye umamagaza nimero tuziranyeho cyangwa umesinye nyine yuko ari wowe umamagaye. Buse nk'ubu ngubu urabona ko yampfuye kwitaba, wari uzi ndi he cyangwa mu biki. Uwo muntu avuganaga na Ibra ahita abwira Ibra ati okay nta kibazo ubuma iyo video tumujijishe, ariko iyo ashaka ntabwo ari yongiyo kabisa. Urabizi ko video zibashimisha zikanashimisha abakiriya be, aba ari video nyine ziri classic. So ushaka kubigenza rero wende niyo kumujijisha ariko ushaka izindi video. Ibra ahita akupa telefone, amaze kuvugana n'umuntu ari kuvugana ahita yikubita ku meza n'umujinya mwinshi akimyoza, agahaguruka yerekeje mu cyumba. Yaba gitero utumwe agahita abona rirahagaze hirya ye, abatamubonye abazi yuko yagiye. Hanyuma mu kumubona ahita abura icyo avuga, agasa nk'ucecetse mu masegonda nka 30. Riri nawe yacecetse yibaza ibyo yumvise cyangwa se ibyo ari kubona. Hanyuma Riri agahita avuga ati Ibra, niba ntibeshye numvise uvuga ko waneze amakamera, ndatekereza na wundi mukobwa mukundana, nubwo numvise byinshi mu masegonda make. Abo bakobwa ujya uzana ahangaha ntazi ibyabo ndetse ntazi n'igihe bazira, ayo mavideo wohereje ntazi icyo asobanuye. Oh my god Ibra, nizere ko ibyo bintu bavugaga atari njyewe, ari filime muri guhimba muzakina, yego cyangwa oya?
Ibra aramwitegereza ntagire icyo avuga kuko nawe bisa nkaho aguye mu kantu ari kwibaza icyo agiye kuvuga, ariko ari gutekereza ikintu agiye kubeshya Lily nawe ati Ibra turaziranye, ikintu kibayeho kitari seriye, ukuntu witwara cyangwa se reaction ugira ntabwo zihura n'ikintu nizo ugira cyangwa n'uburyo witwara igihe uhuye n'ikintu kibayeho sinzi uko nabisobanura ariko wabyumvise nawe uri umuntu mukuru. So Ibra ushobora kunsobanurira ikintu kijya mbere ahangaha, ayo mavideo ni bwoko ki? Kamera wanteze muri dushe, kurabizi nkoresha dushe yawe, iyo nje hano ndashaka kumenya kamera waneze nibigenda bite, ayo mavideo ni bande bayarebye, ni bande uyahereza, uwo muvuganye ari hehe, business umaze iminsi umbwira ushaka kujyamo zo mu kindi gihugu zonese mbyibwira ko umaze kuvuga ko wenda kujyayo, nakusabye ko twakakira abashyitsi twari dufite waranze ngo ushaka kujya muri izo business, none niki kijya mbere Ibra ngize ukuri. Ubwo bakiri kuvugana telefone ya Ibra irongera igasona ariko ntiyitabe, irongera igasona inshuro ya kabiri gatatu, riragahita atambuka agiye kuyitaba, Ibra agahita amufata amubwira ati wagacucuri kujya he, kabiri kanga unyitabira telefone, ndavuze ngo guma aho ngaho. Ibra ahita afata ya telefone akabwira ati reka nitabe n'ubundi ntacyo ndi kugurisha n'undi se ko byose wabyumvise, ahita yitaba. Uwo muntu akamuvugisha mu kirimi Lily atari kumva, Ibra nawe akamusubiza, yamara kumusubiza phone agahita yikupa. Lily ati ntabwo ntumva numiwe pe. Ibra kabiri kangahe uzi ururimi se, burya mbana n'umuntu uzi ibintu byinshi bigeze aha nkaba nabizi. Ibra ukomeje kuntungura what? Muri ako kanya Ibra atatambuka kuri Lily akagenda akinjira mu cyumba cye, agafata laptop agahita ayifungura, angiza agacomekaho hard disk, ahita afata na flash mu gakapu ke, agahita asohoka akerekeza muri dushe. Hanyuma hari akandi kumba kaba kari iruhande rwa dushe, akakinjiramo haba harimo ibyuma byinshi bicometse, harimo computer, mbese wagira ngo ni nka office umuntu akoreramo. Hanyuma ahita afata imashini biri muri ako kumba agahita atangira kuyatsa, akareba ibintu byose biriho, akabona amashusho agaragaza Lily ari koga muri dushe yaho ngaho kwa Ibra. Lily yagerageje kumukurikira ngo arebe ibyo arimo, ariko akajya amukurikira atabizi, abahagaze hafi aho ari kurunguruka mu idirishya ry'icyo cyumba, yangiza akabona Ibra ari guplayinga amashusho. Lily agahita yibona, akabona niwe neza neza uko yatangiye ajya muri dushe, uko yakuyemo isume, uko yatangiye yoga, uko yasoje koga agahita asohoka, akumirwa akifata ku munwa agaceceka, gusa biramurenga, agahita afungura urugi vuba vuba akinjira muri icyo cyumba Ibra barimo. Yarangiza ati Ibra ntabwo nabyumva, nizere ko ibyo ndi kubona atari byo, nizere ko ibyo ndi kubona ahangaha ari nk'inzozi. Ibra aya mashusho watangiye kumfata amashusho y'ubwambure bwanjye ryari? Aya mashusho ugiye kuyohereza abande? Ni amashusho angana iki y'ubwambure bwanjye waba warafashe wohereje abantu? Ibra uzi ko nawe ubwawe dukundana utarabona ubwambure bwanjye? Okay, maybe ndimo ndishwa n'ubundi ndi kuvuga ko utarabona kandi n'aka kanya uri kubureba. Ibra nta na rimwe nigeze nemera ko wambonera ubwambure, nakubwiye ko uzabubona ari uko tubanye nk'umugore n'umugabo, none burya waneze kamera ufite aho uza kubirebera. Okay, wenda reka mvuge ko wenda ari wowe ubireba wenyine, nizere ko ibyo numvaga kuri telefone mu kanya dugiye kohereza, nizere ko atari amashusho yanjye wohereza. Oh my god, ntabwo nabyumva, ntabwo nabyizera. Ibra ako kanya Ibra ahita afata Lily akamubwira ati ndavuze nkomereza telefone yawe. Lily akamubwira ati telefone yanjye iri muri salo niho nari nyisize. Ibra ahita afunga rwa rugi abarimo, hangiza agafata Lily akamwicaza ku ntebe, akamuzirika amaboko amuzirikishije USB yari aho ngaho, amubwira ati uragira icyo ukora aha ngaha ndakwica. Ibra asohoka muri cya cyumba agasiga hafunze, akagenda agafata telefone Lily muri salo, yangiza akayizana akagaruka muri cya cyumba, ahita afata ya flash yari yahoze afite agacomeka kuri ya mashini y'amashusho ya Lily, yangiza agatangira kohereza amashusho kuri flash.
ubwo riraba ari kureba yumiwe ariko asakuza ati ndavuze ngo mpambura amaboko yanjye uri kunzirika njye nta soni nyuma y'ibyo maze kubona uri kumpambira iki ni cya kiyongera ku byaha wakoze Ibra ndavuze ngo mpambura oh my god ibi ntabwo biragarukira ahangaha ugomba kumbwira abantu hereza amashusho y'ubwambure bwanjye Ibra ntabwo renze ko waba inyamaswa bigeze aha nteresa telefone yanjye ngwino umpambure ndashaka kuva ahangaha Ibra aramuseka akamubwira ati uratekereza nyuma y'ibyo umaze kubona nakureka ukagenda urashaka kujya kumfungisha se nta soni umva hagurukishwa se nyine aramuhagurutsa arangiza akagenda akamwinjiza mu cyumba cye gisanzwe atari icyo ngicyo cyari kimeze nk'aho ari muri ofisi arangiza agahita afata imashini agashyiraho flash yari amaze gushyiraho ya mashusho y'ubwambure bwa Lily agatangira gukopiya ayashyira kuri ya mashini ye yindi afite mu cyumba cye ahita ahamagara za nimero zari zimaze kumuhamagara akongera akavugana mu kiri mutamenya yarangiza agahita yandikira message na za zindi zamuhamagaye mbere ati ya mashusho ndayohereje nizere ko biraza gutuma wenda tujijisha bosi akaba tuhayiha agahenge iminsi 2 hanyuma mu minsi itarenze 3 ndabana kugezeho tupange gahunda neza mubwiye n'ukuntu byangenze kugira ngo mbure amashusho Ibra itasohoka mu cyumba riragasigara atekereza ati ibi ni ibiki ntampuye nabyo hanyuma atangira gutekereza ukuntu Ibra amaze iminsi yitwara agahita yumva ko n'ubundi bitari kubura kuba hari ikibyisha inyuma atatangira gutekereza uburyo ari buva aho hantu ariko kandi akumva nta n'uburyo buhari kuko yari afungiranye mu cyumba amaboko yaziritse nyuma y'umunsi Lily aho muri urwo rugo kwa Ibra yajyaga mu kazi ariko Lily akaguma aho ngaho Ibra yohereje umuntu uza kwita kuri Lily akajya amugaburira akamumenyera buri kimwe akamucunga niba agiye koga ariko akagusta asubira mu cyumba buryo atasohokaga muri iyo nzu ntihagire n'umenya ko yaba arimo Miki nawe yaratashye avuye ku nshuti ye muri anniversaire yahamagara Lily akumva telefone ye niriho yatangiye gutekereza ko hari ikibi cyaba cyaramubayeho ariko kandi yajya no mu kazi yabaza Ibra aho Lily yaba ari akamubwira ko atabizi akamubwira n'akamubwira ati ninjye wakabaye bikubaza kubera ko niwe mubana ariko mu by'ukuri Ibra yabaga ari kwijisha ko yabaga azi neza aho Lily aherereye ko niwe baramufungiranye nyuma y'undi munsi kandi Miki byaramucanze arangije yigira inama yo kujya gutanga ikirego kuri polisi ariko kandi asaba abapolisi ko babikora mu ibanga iperereza ryaratangiye kuri uwo munsi berekeza kwa Ibra bagiye gukora iperereza bagezeyo zamara bafungurira ariko kandi Ibra ntabwo yari azi ko hari abantu bari mu mugenderere bagiye kumva umuntu ari gusakuza mu nzu basa nk'aho bari gutongana ni Ibra arimo atongana na Lily yari yamaze kumenya ko Ibra atitwa Ibra ahubwo yitwa Cedric ikindi kandi yari amaze kumenya ko Ibra atigeze amukunda ahubwo yari yaramukunze cyangwa se yaraje kumubeshya kugira ngo azagira ibyo amukuraho kuko Ibra yakoraga akazi ko gucuruza amashusho y'ubwambure bw'abakobwa cyangwa se agacuruza amashusho yaryamanye n'abakobwa akenshi yategaga kamera mu cyumba cye haba hari umukobwa waje kumusura baryamanye yabaga yafashe amashusho hanyuma agacuruza ayo mashusho ku bandi bantu bayamusabaga bakamuha amafaranga hanyuma ya Liliyo yabaga ari muri douche uko Lily yari yaranze ko baryamana batarabana ariko kandi nubwo yari muri douche nayo yagaragazaga ubwambure bwe Lily byose yari amaze kubimenya amaze kumenya ko Cedric atigeze amukunda ahubwo yari yarazanywe na business ikindi aza kumenya ko amazina yitaga ariyo Ibra atariyo yaraye ahubwo yitwaga Cedric muri ako kanya b'abapolisi bari baje gukora iperereza barakomanze ku muryango Ibra asa nk'uwikanze atabwira ati ndavuze ngo njira mu cyumba uceceke sinigere numva uvuga yese afata igitambaro vuba arangije amuzirika ku munwa hagati y'umunwa ku buryo atari bubashe kuvuga ahita namuzirikira ku gitanda kugira ngo ataza kuhaguruka aho akajya gukomanga asakuza kugira ngo abantu bahaje bamwumve Ibra atagenda agafungura arangiza agasanga n'abapolisi agasa nk'uwikanze ariko akijijisha abaha karibu bakamubwira ati hari byabagenzaga bari baje kugira ibyo bareba ibyo bagenzura ariko kandi mbere yuko bagira icyo bakora baramubwira ati turifuza ko watuheza cyangwa se watwereka umuntu mwatonganaga
Ibra ati nta muntu twatonganaga, nahoze ndeba filime wasanga ariyo mwumvise mukagira ngo ni abantu bari gusakuza bisanzwe ariko nabo muri filime. Umupolisi araseka ariko ubona adasetse muvuyemo ahubwo ari bya bindi byo kamwenyu ko kurenzaho ati ubona ngana nawe cyangwa ubona mfite ubwenge bunganya n'ubwo ku buryo ushobora kumbwira gutyo peti, nta soni. Ahita asa nk'umukubise urushyi mu bitugu akamubwira ati mu masegonda abiri nkeneye kubona Lily ari hano. Ibra ati uvuze Lily, atarasoza kuvuga Lily ako kanya ku ruhande hahita haturukayo umukobwa aba ari Miki. Miki ati yes, bivuge neza ni Lily dushaka, twamwumvishe mwasakuje, ijwi rye naryumvishe ndarizi neza, maze iminsi naramubuze, nakuvugisha ukanyiryaho ukambwira nabi, wari uzi ko se ntazamenya ahari? Okay, twari tuje tutazi ko ari hano ariko twumvaga ko byibura ushobora kuba uzi ahantu ari, ariko amahirwe nuko twamwiyumviye. So Ibra, igihe ni iki rero, ntabwo nari gukomeza kwicara ngo ntuze mbona uwo nita umuvandimwe, umubyeyi, inshuti yanjye n'ibindi bisobanuro byinshi ntarondora, ntari kumenya ahari, ntazi amakuru ye. Ikindi ni wowe mwakundanaga, ni wowe boyfriend we, ni gute wari kuba utazi amakuru ye nanayakubaza nkabona ntubyitayeho? Ntabwo nicaye rero nagiye kukurega rwose kugira batangira kuri iperereza barebe ko hari aho waba uhuriye n'ibura rya Lily, ariko ikiza nuko namaze kumwumva ijwi, numvishe neza muri gutongana. Umuntu mwatonganaga ndabizi neza ijwi naryumvishe. Lily tubanye imyaka myinshi, yankuye ku muhanda nyiri mu myaka 10 n'ingahe, aho ngeze ubu rero namaze kumumenya bihagije. So Lily ari he? Ibura muri ako kanya asa nk'ubuze icyo avuga, agahita ababwira ati areka njye kumuzana. Aho ngaho ati sigomba kumutuzanira tubwira ahari, nta n'ibintu byinshi tuvugana nawe. Umupolisi atamwambika amapingu, undi agaterekeza ku muryango. Ibra yabatungiyeho agatoki ko ririho Lily, yangiza yagera agasanga harafunze, akamubwira ati urufunguzo ruri he? Ahita amurangira aho ruri akarufata, yangiza agafungura. Akinjira abona Lily yicaye ku buriri bamuzirikiyeho amaboko yari hafashe ndetse bamufutse n'igitambaro mu kanwa. Umupolisi atagenda akamuhambura ari nako bafata amafoto. Ibra ati nukuri nabwo njye bikoze, nubwo nanitse ko ari ahangaha nanjye maze iminsi nataha, nukuri nubwo nanitse igihe yagereye ahangaha bari kuvuga didimanga wumva nyine nawe utazi ibyo ari kuvuga cyangwa wumva ari kuvuga nk'umuntu ko ufatiwe mu ikosa. Umupolisi ahita amufata akamusohora hanze, bagasohorana Lily, bagahita binjira mu modoka bose bakagenda. Ibra yarafunzwe, hanyuma Lily atanga ubuhamya bwose uko byagenze no kugira ngo ajye kwisanga aho ngaho batangire no kumufungirana. Avuga ko uwiyitaga Ibra yasanze yitwa Cedric. Ibra ari izina yari yarahimbye akoresha muri business. Avuga ko Ibra afite abantu bakorana hanze mu kindi gihugu, ajya yohereza amashusho y'abakobwa baryamanye cyangwa se akayohereza amashusho y'ubwambure bw'abakobwa bo bikoresha ibindi bintu runaka, hanyuma abo yohereje nabo bakagira abandi bayohereza, ikaba ari nka business bashinze yabahaga amafaranga. Rero anabahishurira ko uwo Ibra nawe yari yaraje kumwikundishaho agamije kureba ko nawe yazamukuraho amashusho, nubwo yamukuyeho amashusho make nabwo y'ubwambure bwe, ariko ari mu bwogero yamaze kuyatanga. Gusa abasaba ko bamufasha byibura ntihazagire ishusho na rimwe ryasohoka hanze. Anabasaba kandi ko bamufasha akarenganurwa imitungo yari yarasinyiye Ibra ayimuhereza kugira ngo bazabane ndetse amurindire icyubahiro nk'umugabo, nabo bamufasha ikongera ikamuvaho igasubira kuri Lily. Ntibyatinze rero barabikoze, abantu bakoranaga na Ibra barabafunze ndetse n'inzego z'icyo gihugu zakoreraga mu kindi gihugu cyo hanze Ibra yakoreragamo yoherezagamo ayo mashusho, nabo babagezaho ikirego bashakisha abo bantu bakoranaga na Ibra, nabo barafungwa. Lily nawe yaje kwihangana, aragenda akomeza ubuzima bwe abana na Miki ndetse aramushimira cyane ko ari wamutabaye, ariko ibyo yakoraga byose abikoraga afite ubwoba, atekereza ko ashobora kuzisanga amashusho y'ubwambure bwe yageze hanze. Gusa yategereze ko amashusho azagera hanze, kubw'amahirwe ntiyabibona. Gusa nubwo amashusho yatigeze asohoka hanze ntibyamubujije kubaho yumva yihebye cyangwa se afite impungenge, atekereza ko igihe icyo ari cyo cyose ashobora kwisanga ayo mashusho yahageze.
yaje gukora ikirori ari cyo gushimira Miki by'umwihariko, ndetse kandi igihe kiza kugera barongera basubira mu buzima busanzwe, bakomeza gukora akazi bakoraga kugira ngo byibura uruganda rwabo rwongere rutere imbere nk'uko byahoze. Ubwo Cedric witaga Ibra nabo bakoranaga bose nabo bakomeje gufungwa kugira ngo bamare imyaka bari bakatiwe. Nguko ko inkuru yacu igenze, ni inkuru y'ubuzima ariko kandi inkuru y'urukundo. Impamvu twayihaye izo nyito zombi ni uko ari inkuru iba yarahuriyemo n'ibintu byombi bibiri bitandukanye, ikaba yari inkuru igizwe n'igice cy'urukundo nubwo hari uwakunze ntakundwe, ahubwo bari bamufiteho indi gahunda. Hanyuma kandi iyo nkuru ikaba ikubiyemo n'ubundi buzima abantu banyuramo bwa buri munsi ushobora kwigiraho. Rero reka ngushimire wahisemo kubana natwe kuri Mi Media Empire. Yari iyi nkuru twari twifuje kubagezaho, akaba ari inkuru y'umukunzi wacu waduhamagaye akifuza ko yatugezaho inkuru ye, hanyuma tukayisangiza abandi kugira ngo igire icyo ibafasha. Ubuzima rero tubamo bwa buri munsi duramo n'ibintu bitandukanye, ibintu rimwe na rimwe tugeramo cyangwa se twisangamo tukabura uko tubikemura, ariko Imana iba turi hafi, cyangwa se natwe iyo dusenze Imana tukayisaba kudufasha cyangwa kudutabara, iradutabara. Rero reka ngushimire nanone kuba wahisemo kubana natwe. Wari kumwe nanjye Isingizwe Edith. Reka nkurarikire kutazacikwa n'inkuru tuzabagezaho ubutaha, kubera ko ntanashidikanya ko buri uko wumvisha inkuru yacu igira ikigusigira ku buzima bwawe. Mwakoze kubana natwe rero, mugire ibihe byiza, turabashimiye cyane.